igitambaro cyanjye ndeberamo hano ariko watanyokeje. Akuse mama wazajya uhora muri salo. Mfite ibipuze byinshi cyane. Wayahurika sha umuntu wagusema n'amavuta amavuta menshi niyo mva arimo gukurya. Wa mugani wasanga. Yo uranteze ibitambaro usa n'abacece. Ndagobye. Mama ufite amakuru? Ntabwo wanyize. Rero nafite mu dusatwa kubikubwira. Mama nyine mfite umutima wo gukundana. Ni mwiza. Bogari. Ariko nturasetse umwana ngo ufite umutima wo gukundana ngo ni mwiza, ngo ni bogari. Mwiza ari so kubyaye. Mama ni mwiza nawe umubonye. Nanjye ndamukunda se. Nako ndabaza gukunda papa ariko umubonye wamukunda. Kiza ngo nanjye ndamukunda kujya ko mumumagarira. Oya mama unyerese. Mba mwiza. No kuri. Byashoboka. Nakubwiye ko amahitamo ari ayawe se. Ariko nahisemo neza. Amahitamo yabo aho yagera cyo ureba neza. Ushishoze burya nabura umwana. Umuntu ugukunda uzamumenya. Mama kandi byo mbona nkunda pe. Ibyo ashobora kubivuga kubera ko hari icyo gushakaho. Kavuga ati ko urakubwira ko gukunda. Akambeshya subwo cyane. Kubeshya bikese ahubwo akakubeshya byinshi urenze ko bitekereza. Abahungu b'iki gihe babaye indyarya. Kugira ngo uzajye kumenya ngo uyu muhungu arankunda, umwana wanjye bizakugora. Kuko muri iki gihe kera twebwe nta nubwo umuhungu yanagukundaga. Ahubwo yasabaga abantu murambiki byahabaga babaranga. Karangwa akavuga ati umwana wo muri yawe kuko ari runaka yavamo umugeni. Ubwo umwaka buritaye mu gutwe. Ati mwaje kondamagiriza ko ari runaka avamo umugeni. Nisuga bari mubi, umukozi no gusanga ari mubi. Wamushyira he? Reka da kubera ko imiryango yarambagizanyaga we nta kintu warenzagaho. Araza kuvuga ati twakuboneye umugabo. Ayo ngo byarahe. Hanyuma ubwo nawe ukavuga uti ndabishimye. Baranamukanya gatigira umugabo uti ndabashimiye. Mama abo byarahindutse burya se bona. Burya rero ubwo byahindutse ngo yigerera ibwami. Byahindukanye n'ibyabyo rero. Ashobora kugira ngo aragukunda kandi nta rukundo rurimo. Mwararyamanye se? Sigo murumva byavura koko. Yako nawe rero. Mama yakona ndi umwana. Umwana nyine ntabwo urageze icyo gushaka. Mama ntabwo ndi umwana pe. Simbizi imiryamane nabyo nayo nagutumye. Nta nibyo nigeze ngutoza kujya kora kuryamana n'abahungu. Mama. Kuko bagize benshi. None se ubwo urumva imbohe wamuraye n'undi uzaza utima mbese ubwo usigaye warabusiga ugira ubuntu. Uyu ni tutabana ntabwo nawe ndi nzongera guhereza. Niwe wa mbere wari uhaye se? Mama niwe ni wakuri wenyine. Gusa nimba warigeze umweregeza kuryamana gusa simbishimye warahemutse. Warahemutse pe. Wimveba kuko ntabwo. Oya warahemutse ntabwo ubundi umukobwa aritonda akazaryamana n'abo bamushyingiye. Ariko wakoze kosa ariko ntabwo agutomye ariko nimba gukunda ukagukunda by'ukuri. Mukaba mwarigeze kuryamanaho. Uzagenda umubwira uti wantinda. What? Muri kurashuka ntabwo ngushuka. Nisizaho ubugize yintera. Nyine ntawe yagutsimbize ukonse ko mwaryamanye nari mbarise nanagupimye. Ariko none uzagenda umubwira uti umva. Igihe dukora bya bintu havuyemo bibi. Nimba nabyita bibi nimba nabyita byiza simbizi. Ubu ndatwite. Mwese mama namubwiye ibyo bikagera kuki? Uzahita umubona rero nimba gukunda cyangwa utagukunda. Kuko Mungu gukunda ahita ati ya urutwite urantwitiye ukabona biramushimishije. Mama nawe yakishima amenye uko mutwite maze nyine tega mbanze nkubwire. Nubona bimushimisha ukabona byakiriye ukabona nyine abaye fieri yabyo. Uzahita umutima. Ariko hari ushaka ariko sikari byo mama kugira amenye ko nkunda. Uwo nguwo nubona byishimiye ubona atanye bwose ko mwabigenza. Ariko mama mbora niyo namubwira ngo ndwaye mu mutwe yankunda arankunda. Uretse gato mwana wanjye ashobora kuba agukunda se cyangwa aragukunze kubera ibyo muha ariko atakwibasha kwirengera ingaruka zabyo. Mugiye kugira ngerageze umusore nkunda. Genda umugerageze kuko n'urukundo n'urusanzwe rubamo ibigeragezo no mu rugo abantu iyo babana
ntabwo hajya haburamo ibigeragezo nubona uko byakiriye neza uzamenye ko uwo nguwo muzarwubakana nubimubwira ukamubona arabishe ararunguriye ikarungu aranakwamaganya menya ko niyo byaza ko bari nyabyo nta naho mwazongera guhurira mama uzi ko aribyo ahubwo mva umuntu w'umunyabwenge cyane bari kukira atabikubwiye kare gusa mfite ubwoba nyine yakora ikimoneke kubera ubwo nyine ntacyo ari nayo mahirwe uzahita umenya ko niyo byaba nzabasha kwakitinga mvuge ngo ndatwite uzagenda umubwire uti mbara mubwire shariya bya bintu twakoze ese mwari mwikingiye uzanarwara mama ntabwo nzongera basi utanzongera na munini mwanda ubwo ati bya bintu twakoze byanzemo ingaruka ndatwite noneho urebe isura kuko uzabura ngo aricyo cyakujyanye urebe isura ye urebe imihindukire ye urebe uko abyitwaramo hanyuma uzahita umenya nimba agukunda cyangwa atagukunda uzasoma igisubizo kuko nzi ko ntacyo wampisha ntabwo ishuri abizi mama ndagukunda ni ukuri se wowe ujya ungirira ishyari nta shyari ngirira nakubwiye ikintu cyose kunyuramo mugirira ishyari se ngomba gutware aha ubwo tuzatora ikizavamo none se warebye uriya muhungu ibyo ari guteka uko bimeze n'umwana yishatitse amavuta menshi afata ibinyama hejuru bireremba amavuta afata ibishyimbo niba biduhaye yabironze gusa yabinaze mu n'uronyamwanda urebe njye ntabwo nakongera kurya biriya mbabarira cyangwa se nusanga ataranaterekaho ngiye mu ntekera agatoki murabizi ko nkakunda turagasangira ibya babiri nta nubwo ari ngombwa ko umubangamira aramutse ashaka kurya umuceri wamurika akarya umuceri hanyuma twe tugateka ibitoki kandi koroshye urabizi ko nkakunda turi bugasangire hari cyose ushyiremo n'utuboga mama niba nifite n'ubute twaracyari na kare ntabwo nzi telefone yawe nanjye njye hasi nzo nayisize ariko twaracyari na kare ntabwo ari ngombwa ok reka ngiye kureba rero hagejeje ibintu sibyo nta kibazo ntabwo nagutindiye ariko ntabwo cyane none se meze neza ntabwo ukumbuye cyane uga nanjye nuko none se ahantu ko ari heza ahantu se ko urumvise se uranshaka cyane bite shabwo nagushakaga cyane pe nige nawe nagukumbuye fasho kugukumbura ni ikintu kigutangaje kwanjye nagukumbuye njye mise nibaza umuntu twari turi kumwe ejo wahise nkumbura cyane gutya nanjye nagukumbuye rata ahubwo simbwira ko gatanu tuzasohokera hehe kuwa gatanu shiri nkumbuye gutwika ubishaka cyane tuzasohokera niwo uzahitamo ushe n'injye wahisemo muri iyi minsi ntihari gutwika tuzajye morato cyangwa tujye nihandira shashe ndagukunda ntabwo ubizi pe ntabwo wabyiyumvisha bebe nawe ndagukunda subize ukunda cyane agusha inkunge rero ukunda acuritse byiza nkunda acuritse uri umwana mubi mva nkubwire agusha inkungu njye nibaza nk'akantu nkumva shani byiza njye nibaza nk'ubu njye nawe unteye inda tukabyara akana ntabwo bikunda byaba ari byiza mba nifuza kubona turi kumwe mu rugo naraguteye inda dufite umubebe urabona bahise bato sheri urakomeje yari ishimwe byarabaye nyuma yo kuryamana kwanjye nawe havuyemo ingaruka nziza ubu dufite akabebe mu nda si byiza tuzakarira tujye tukagendesha ubuze be ndeba wijimye shiri kunkanga bivuze ngo uratwite ndatwite mpiginana mbego
Nabyishimiye nabibonye. Yego ndari. Isoma nkubeshya. Inda yanjye cyangwa undi muntu? Inda yawe kubizi n'indi wundi nanaryamye nawe. Sibize gushaka kubyana nanjye. Navuze tubana. Ntabwo navuze tutabana. Iyo nda ntabwo ari yanjye. Are you joking? No. Be. Uri kunyega kubera mvuze ko nwite. Jesus. Shirika nakize kuri kunyinisha utari se. Uratwite? Yego ndatwite umwana wawe. Are you crazy? Ngo twite bivuze ko nasize. Mbese ntwite utanteye. Ntwite umwana wawe. Ngo tujye kumushopinga. We, ndekura. Jesus. Kugirango we. Iyo ndayishakire se. Ntabwo iyo ndari yanjye. Shiri, are you joking? Bino. Bino byini bikintu no kunyinisha cyane. Niko kunyinisha. Mbega umuhungu ntiyanakwihishira. Mana yanjye. Allô? Oui. Bruno, ça va? Ngwino mu rugo ndagushaka. Ngwino mu rugo ndagushaka. Mama, ndi wa musore nabwiraga ngo ndamuzanye. Bruno. Ateye inda. Uko yambwiye se. Nakakubwiye ntabyo uzi. Yego. Ntabwo mwana nakakubwiye. Ni inshuti yanjye tu. Turakunda. Mwavuze iki? Ariko bikakubaza. Yifata umwana w'umuntu ukamubwira ngo uramukunda. Ukagenda ukamukoresha ibyo ushaka. By'amarangamutima yawe. Ariko ndamukunda. Warangiza yakubwira ko atwite ukamera amababa. Ukigira nka rya shyirahamwe rishinzwe imijinya. Nese ubwo wowe watekerezaga ko ibyo wakoze nta ngaruka cyangwa nta cyaha cyavamo. Nakirwa hano mu ntebe nabonye umusore nkunda witwa Bruno. Ariko nanjye ndamukunda. Ibyo nakubwiye ntabwo wabibonye. Ntabwo wabibonye. Mama ntacyo ntabonye. Umuntu ni mugari. Hari igihe rero wenda bibaye hano muri uyu muryango. Hari aho bizabona ntubirisere. Iyo nda koko wayiteye. Niwigirwa hatari nushaka kwigira umuremure kandi nyine ngushaka kurenga wowe. Kuri ikibazo gikomeye cyane. Umwana wabira ariho nazimire yamubonye umusore nkunda nabonye umuhungu witwa Bruno. Mama nigenda umurebe. Nimba koko gukunda uzabikora. Ntabwo umwana wanjye atwite.
ntago atwite ndashaka kureba iki gihe cy'urukundo ubwenge bwawe ukuntu bungana twagira ngo turebe urukundo mukunda niba kuko ruhari nta ndafite ariko gasopo aho wageze ugarukiraho ibyo wumvishe ni ibyo kukanura narakubonye nk'uwambonye gutya kukanura ibyo twashaka kuko ibyo twari dufite ibyo twagushaka twarabibonye we nturi umugabo winyabiza ntuteze no kuzambera umukwe se wenda w'umukobwa yabaye umugabo wanyu bino winyabiza ngo tuye no kunyita sheri kuko ninongera kuvuga inshuro 3 wari waribwa n'indi umusore ari baguterwa se wari hari abantu bari bagumunyenga ngo mugushakire ubwo se cyane akora iki nasohoka nagende wereka nakomeze cyere turamuha umunyenga turamwera ku hano tuye gutanga ibintu mama ari no kunesema mba sinshaka no kumureba nagide no kunesema mvira hano bino sore mwiza uzi gutera amadonda akayaka ntabwo umwana bajya twite utazarama wintoba utanankora yegera gusa hani mu masoka no bamwirukanye ntabwo subiza amaso inyuma uragenda imbere ubwo ikikwirukankana uriruka ntabwo twakoresha kureba inyuma uko imbwa zirabwira ntabwo nabikubwiye se nakunze nabikubwiye hakunze abakunze bagenda herekeye icyo yashakaga ni icyo ngicyo yarakibonye nta kindi mama ndumiwe cyo n'umusore uzagukenera n'umusore uzakubwira ko agukunda ntabwo azakenera ko muryamana shanda mubonye nta muntu umusore uzagukunda ukeneye kugushaka nta na rimwe azakubwira ngo mubonane ariko uzatangiza kubwira ngo mubonane uzamenye ko nta rukundo ruhari mama isomo ndaribonye ntabwo nzongera n'abandi bakobwa b'inshuti zawe uzabibabwira umusore uzagutwara ntawe gusaba kuryamana nawe agukunda urukundo nyarwo kuko aba atekereza ko igihe kizagera akagukira iwe ukaba wowe igihe cyose ntabwo ari ukudomadoma hano nawe ugabanya mama ko nabonye isomo ko wambaye ntabwo ibitetse byose biba biryoshye